Abavandimwe, nizere yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bine biranga inshuti nziza y'umutima, inshuti nyanshuti, apana wa muntu utari inshuti ya nyayo. Murabizi ko muri ubu buzima ni byiza kugira inshuti, kuko ntabwo waba muri ino si uri wenyine udafite inshuti, ariko ni byiza kumenya uti se ni ibihe bimenyetso bine biranga inshuti nziza. Nyuma y'iyi video nitumara kubona ikimenyetso cya kane, urashobora kumenya ati se uyu muntu nari mfite mu buzima bwanjye ni inshuti, ese kuko ni inshuti ya nyayo? Kuko bano banyabwenge ba kera bari bazi ibintu byinshi badusigiye mu bitabo, niyo mpamvu tuba tugomba kubirebera hamwe tukagira icyo tubivugaho. Rero duhereye ku kimenyetso cya mbere kiranga inshuti nziza, inshuti y'ukuri cyangwa se inshuti y'umutima. Ahangaha ni kugufasha cyangwa se kuba ari umuntu ushobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, wenda se mu bihe byiza no mu bihe bibi. Ni ukuvuga ngo wenda tuvuge wagize ibyago, wagize ikibazo, aragufasha, inshuti yawe iba iri kumwe nawe. Noneho cyangwa se uri mu birori uri gutegura ibirori runaka, inshuti iba iri kumwe nawe, ni ukugufasha. Icyo ni icya mbere. Noneho ikimenyetso cya kabiri kiranga inshuti nziza, ni ukuvuga ngo ino nshuti nziza aba ari umuntu ubana nawe mu byiza no mu bibi. Ni ukuvuga ngo akenshi ushobora kugira inshuti bitewe n'uko wenda uri umukire, ufite amafaranga, ukagira inshuti nyinshi rwose, ariko wazagera mu bihe bibi cyangwa se wazabura bwa butunzi wari ufite, za nshuti zikakuvaho. Icyo gihe nubona wari ufite umuntu w'inshuti yawe cyangwa se umuntu wita inshuti yawe wa hafi, ariko wagera mu bibazo cyangwa se wagera mu bihe bitari byiza akakuvaho, uzamenye yuko atari inshuti yawe. None icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Noneho ikimenyetso cya gatatu kiranga inshuti nziza y'umutima, ikugira inama. Ahangaha ni ukuvuga ngo aba ari umuntu ushobora kukugira inama mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wenda se waba urwaye, akakubwira ati wenda bigenze gutya, cyangwa se waba hari imyanzuro y'ubuzima ugiye gufata, akakubwira ati ndi kubona nubwo wari wabipanze gutya, ariko njyewe ndi kubona utabigenza gutya kuko bishobora kugushyira mu kaga. Akubwiza ukuri. Niba wenda ugiye gukora ibintu bitari byiza cyangwa se ibintu twakwita nk'amakosa, we akugira inama akakubwira ati ibi bintu ugiye gukora ndi kubona ari ibintu byazagushyira mu byago cyangwa se atari ibintu byakubera byiza. Urumva nyine ni wa muntu ukugira inama, adashobora kukuryarya cyangwa se adashobora kugushuka ngo akoshye. Oya, akugira inama nziza kandi akakubwiza ukuri, niyo uko kuri kwakubabaza. Buriya hari abantu benshi banga kukubwiza ukuri cyangwa se bakaba bakubeshya bakakuryarya kugira ngo ukomeze wishime, nyine bakakubwira ibyo wowe ushaka kumva. Oya, inshuti nyanshuti ntabwo ikubwira wowe ibyo ushaka kumva, ahubwo yo ikubwira ukuri, nyine ikakubwiza ukuri, kandi akubwira ukuri mu rukundo. Ni ukuvuga ngo aba ari wa muntu ushobora kukugira inama kandi mu rukundo. Ntabwo akugira inama ameze nk'umuntu uri kugutegeka ngo ugendere mu murongo we cyangwa se ngo abiganishe mu nyungu ziwe. Oya, akugira inama nk'umuvandimwe, akugira inama akubwiza ukuri kandi mu rukundo. Kandi nyuma yo kukugira inama ntabwo ahindukira ngo agende ubuzima bwawe abubwira abandi bantu ngo buriya kana ko kumubona ninjye wamugiriye inama yaragiye gukora aya makosa, cyangwa se ngo buriya abantu ntabwo batekereza neza, buriya ati yaragiye gukora nk'ibi bintu mugira inama. Oya, inshuti nyanshuti ikugira inama kandi ubuzima bwawe ikabugira ibanga. Noneho ikintu cya nyuma kiranga inshuti nziza, ni ukuvuga ngo ni umuntu uhora kwifuriza ibyiza mu buzima bwa buri munsi. Ni wa muntu utishimira kuba yakubona ubabaye cyangwa se kuba yakubona utishimye. Aba yumva agomba kugufasha mu bibazo ufite cyangwa se mu bihe byose urimo. Aba ari wa muntu uhora kwifuriza ibyiza. Niyo yakumva bari kukuvuga nabi, arahindukira akakubwira ati bari kukuvuga nabi, gerageza ukosora ibi bintu. Nyine ni wa muntu utishimira ibibi byakubaho, ahora nyine akwifuriza ibyiza. Rero wakwibaza uti ino nshuti ko numva kuyibona bikomeye. Ni ukuvuga ngo abahanga bakubwira yuko, bano banyabwenge banditse yuko ubaye ufite inshuti yujuje ibyo bimenyetso bine,
bakubwira ko waba uri umunyamahirwe, waba uhirwa mu buzima, ariko akenshi bakubwira yuko bigoye kuba wabona inshuti yujuje ibyo byose, ariko ashobora kuba afitemo bikeya, ibyo ngibyo nta kibazo. Cyangwa ushobora no gusanga nta n'inshuti n'imwe ufite, wenda abo ufite ari abakuryarya, ari abatakubwiza ukuri, nk'uko tumaze kubibona muri biriya bimenyetso bine biranga inshuti nziza. Rero ahangaha ikintu ugomba gukora, abanyabwenge bakubwira yuko wowe ugomba kuba inshuti nziza kuri abo bantu, kubera yuko kuba waba ubucuti cyangwa se kuba wagira abantu bakugirira neza mu buzima bwabo, nyine bahora bakwifuriza ibyiza, bagukorera ibintu byiza, ntabwo bigendera ku ruhande rumwe. Ntabwo wakwifuza, ntabwo bibaho yuko abo bantu bahora bagukorera ibyiza wowe ntabyo ubakorera. Ntabwo bibaho ko abantu niba bahora bagukorera ibyiza wowe ntabyo bakorera, nta nubwo bishoboka rwose. Icyo gihe rero icyo ugomba gukora wowe ni uko ugomba kubakorera ibyiza. Ni ukuvuga ngo ni ku mpande ebyiri, kuba waba inshuti nziza cyangwa se ukagira inshuti nziza, ni impande ebyiri, ni wowe uri bubigiremo uruhare. Wowe uraba inshuti nziza kuri abo bantu, kandi amahame ari kuri ino si nuko iyo ukoze ibyiza cyangwa se ibyo ukoze nawe ari ibyo ubona. Iyo ubaye inshuti nziza kuri aba bantu, ukaba nyine ukuzuza biriya bimenyetso bine, we ntutegereze ngo utegereje abo bantu uzabona babyujuje, ahubwo wowe ukaba ugomba kubyuzuza, ubibagirira ba bantu, wa muntu ushaka ko aba inshuti yawe. Nkubwiza ukuri, nawe nibyo bikubaho, niko aba banyabwenge banditse. Wibuke gukora subscribe aho hasi, kandi mu buzima ugerageze gushaka uko wakuzuza biriya bintu bine. Nubyuzuza nawe abo bantu ubikorera nabo bazaba inshuti nziza. Wibuke gukora subscribe. Ciao ciao.